Mbanje kubasuhuza mwese inshuti bakundwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, umukiza wacu, kuko ari we waduhaye agakiza ku buntu. Ni Leonari ubasuhuza kandi mbahaye ikaze ku buhamya bw'Abizera TV. Uyu munsi turaganira ku ngingo y'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Kandi turarebera hamwe uko agakiza gakorera mu buzima bwa buri wese wemeye gukurikira Umwami Yesu Kristo. Reka twihanganisha abafite ibibazo, abarwaye, ababuze ababo, imfubyi, abapfakazi, impunzi, abashonje. Yewe, ibibazo ni byinshi muri iyi si. Ariko Imana iri kumwe natwe, iri mu ruhande rwacu. Mwihangane mukomere. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, reka tubanze dusenga Imana kugira ngo ibane natwe. Uwiteka Mana yacu, se w'Umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ko wabanye natwe mu bihe bitambutse. Tugushimiye ko turi bazima, duhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe nirishimwe. Turagutumiye muri iki kiganiro kugira ngo uze ubane natwe, udufashe, utwungure ibitekerezo. Mwuka wera w'Imana, mucyo uturuka kuri wowe, uze ubane natwe, umurikire ibitekerezo byacu, weza amagambo yacu, kugira ngo ibyo tuvuga muri iki kiganiro tube tuyobowe nawe. Urakoze ko ugiye kubana natwe. Urakoze ko abagiye gutega amatwi ikiganiro, abenshi mu batarakizwa, uzabaha uburyo bw'agakiza nabo bakagirirwa ubuntu. Urakoze ko ugiye kubana natwe. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana niyo iza ku mwanya wa mbere. Niyo mpamvu tubanza gusenga kugira ngo Imana idushyigikire. Tugiye rero kwinjira mu kiganiro nyirizina, nk'uko nari maze kubabwira ko ingingo tuganiraho uyu munsi iragira iti ni agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Dutangiye ikiganiro rero, mbere y'uko twimbika, reka tubanze tumenye ubusobanuro bw'ijambo agakiza. Agakiza ni iki? Agakiza ni igitambo Imana yatugeneye binyuze mu rupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo. Ni ugutabarwa ku byaha no kugobotorwa ku mwenda utabasha kwishyura. Abantu bose kuva ku mubyeyi wacu Adamu na Eva, twese twari mu mwijima w'ibyaha, kandi ibyaha byari bidutandukanyije n'Imana rwose. Ariko Imana, kubera urukundo rwayo rutagira urugero, yohereje umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aducungure. Nk'uko tubisoma mu Baroma ibice 6 umurongo wa 23, iri jambo ritubwira riti: kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu Umwami wacu. Natwe twari dupfuye tuzize ibyaha, ariko Yesu Kristo araza. Kubamwizeye n'ubugingo buhoraho, ariko abataramwizera, abakiri mu byaha, ni ukuri ibyaha ni urupfu. Ingaruka z'ibyaha nta kindi bizana, ni urupfu, kandi noneho urupfu rw'iteka. Ariko kubizeye Yesu Kristo, kuba afite amahirwe yo kumwizera, abakiyafite, ni ukuri kwizera Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza n'ubugingo buhoraho, n'ubuzima. Ni ijambo ry'Imana ribivuze, kandi ntabwo nkanjye ntabwo nzasobanura ijambo ry'Imana rwose cyane, ntabwo nzajyamo cyane, nzarisoma, ahasigaye umwuka wera w'Imana abashe gusobanurira abakurikira ikiganiro. Reka twongere dusobanure icyo bita ibyaha. Ibyaha ni ikibazo cya buri muntu, kuko duhanganye nabyo turi mu isi. Kugeza ubu twese turi abanyabyaha, kandi niko ijambo ry'Imana ribivuga mu Baroma ibice 3 umurongo wa 23. Havuga hati: kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ibyaha rero bitwigiza kure y'Imana, bigatuma dutakaza icyizere n'amahoro. Nka wa muntu ugenda mu mwijima akagerageza kugenda
ariko akaba adafite urumuri, akagenda agwa mu bintu kuko aba nyine atabona, rimwe na rimwe agata n'inzira. Hatabonetse urumuri ntabwo uwo muntu yava mu mwijima. Natwe niko Yesu Kristo aza mu buzima bwacu bwa buri munsi, akaba urumuri rwacu kugira ngo atuyobore tudasitara, tutayoba, tukagwa mu mwijima w'ibyaha. Niwe utuboneshereza inzira tugomba kunyuramo kugira ngo dusohoze, kugira ngo dusohoke mu mwijima w'ibyaha. Iyo tumwakiriye tubona urumuri rutuyobora ku bugingo buhoraho. Yohana ibice 8 umurongo wa 12 haragira hati, Yesu yongera kubabwira ati, ninjye rumuri rw'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima, ahubwo azagira umucyo w'ubugingo. Ko ijambo ry'Imana ribivuga. Ibyaha duhanganye nabyo, n'ijambo ry'Imana ryo ritabeshya namba, rivuga ko twese turi abanyabyaha, twaracumuye, ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Hamwe no kwizera amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, dukomeza kwizera ayo maraso ko ari yatwezaho ibyaha, tugahora dusenga, tugahora dusaba Imana kwibana natwe, dusaba Kristo ko atuyobora, katumurikira nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye. Igisubizo cy'Imana kuri iyi ngingo turi kwibazaho, Imana imaze kubona nyine ko habayeho ibyaha, abantu turi abanyabyaha, hari igisubizo Imana yateganyije. Igisubizo yateganyije ni Yesu Kristo. Mu rukundo rwayo Imana ntiyemeye ko turimbuka, yatanze igisubizo ku kibazo cy'ibyaha binyuze ku rupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba. Yesu yaje ku isi yihanganira imibabaro, apfa urupfu rw'agashinyaguro kugira ngo aducungure. Urupfu rwe rwabaye igitambo gikwiriye gituma twishyurirwa ibyaha byacu. Mureke dukoresha urugero rw'umuntu ufite umwenda atabasha kwishyura kugira ngo tubashe kumva neza mu by'ukuri agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Ibaze nawe urimo umwenda udashobora kwishyura, ndetse ubona nta cyerekezo cyo kwishyura, ubushobozi ari ntabwo, ariko wajya kubona ukabona umuntu araje agahita akubwira ati, kubabaye, ufite ibibazo ni ibihe? Nawe uti mfite umwenda ungana utya sinshobora kuwishyura, maze akakubwira ati, akira ubwishyu, genda wishyure. Uhita usubira mu mudendezo, usubira mu mahoro, usubira mu byishimo. Aha rero nkoresheje umwenda, ariko umwenda hano mu byo ndi gusobanura ni umwenda ibyaha, kuko ababifite biba bibaremereye cyane. Ufite ibyaha biraturemerera nk'abantu hano kuri iyi si, ariko Yesu Kristo iyo tumaze kumwemera, tukamwizera, tugasaba ngo tubabarire Yesu, akatwezesha amaraso y'igiciro, tukizera, twumva turuhutse kuko umutwaro dufite hari ahandi ugiye. Mu Barome bice 5 umurongo wa 8 iri jambo ry'Imana riratubwira riti, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Nicyo gisubizo nyine cy'Imana. Imana yabonye nta kindi gisubizo kindi gihari, ikora iki? Yerekana urukundo rwayo, itwereka ukuntu idukunda, yemera ko Yesu Kristo adupfira, Yesu Kristo aba igitambo, yemera kuba impongano y'ibyaha byacu kugira ngo dukire. Gukizwa rero ubwo kwizera Yesu Kristo hari uko twabivugaho n'ubundi. Agakiza ntabwo kagerwaho n'ibikorwa byiza cyangwa gukurikira amategeko gusa. Oya, Imana idusaba ikintu kimwe gusa, kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ubugingo bwacu. Ahangaha ni nk'umurwayi ufite indwara ikomeye, ariko umuganga akaba afite umuti w'ubuntu. Iyo umurwayi yemeye uwo muganga akakira umuti,
agatangira kuwunywa, atangira gukira. Ibyo ni byo Yesu Kristo adusaba, kumuha ubuzima bwacu no kumwemerera nk'umwami n'umukiza. Tubisanga mu Baroma ibice 10 umurongo wa 9. Niba uhamya n'umunwa wawe ko Yesu Kristo ari umwami, ukizera n'umutima wawe yuko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzakizwa. Haleluya! Nta kindi bisaba kugira ngo uronke agakiza. Ni uguhamya gusa n'umunwa wawe ko Yesu Kristo ari umwami, kandi warangiza ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Nta kindi. Ijambo ry'Imana n'ubundi aricyo ribivugaho mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 17. Hagira hati, nuko umuntu wese iyo yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize rwose. Dushobora gukoresha urugero rwa Pawulo yari umuntu wahigaga abakristo, abicisha, yewe akoresheje n'uburakari bwinshi cyane. Ariko nyuma yo guhura na Yesu mu rugendo rwe ajya i Damasi, ubuzima bwe bwose bwahise buhinduka. Yavuye mu mwijima w'ubugome ahinduka intumwa y'ubugingo bwo muri Kristo Yesu. Agakiza Yesu Kristo yamuhaye kahise kazana impinduka ku buzima bwe bwose, kandi ahinduka umuntu ukorera Imana. Dushobora kureba mu Byakozwe n'Intumwa ibice 9 umurongo wa 3 kugeza ku wa 6. Byerekana uburyo Imana yamuhinduye. Pawulo agwa hasi maze yumva ijwi rigira riti, Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Twabona n'ubundi buhamya ku bantu nka John Newton, wari umucuruzi w'abacakara, ariko amaze gukizwa na Yesu Kristo yahindutse umwigisha w'amahoro, ndetse yandika nk'indirimbo yitwa Amazing Grace, yibutsa abantu uburyo agakiza ka Yesu ari impano itangaje. Haleluya! Aba ni abantu batotezaga ubwoko bw'Imana. Aba ni abantu bari abanyabyaha ku buryo bugaragara, nyine ko ari abanyabyaha, bakora ibyaha kabisa, bica abantu, barenganya abantu, batoteza abantu. Ariko Imana yabagiriye neza. Ni ingero, aba bantu ni urugero rwiza, urugero rutwereka uko umuntu ashobora guhinduka akaba umuntu mwiza kubw'amaraso ya Yesu. Ibi bitwumvisha ko umuntu wese n'uwari warayobye cyane ashobora kugera ku gakiza, kandi agakiza kabasha kugera ku bantu bose bemeye kwizera Yesu Kristo. Ndi kurangiza rero nsa n'usoza nyine muri iki kiganiro, shaka kukwibutsa ko agakiza kaboneka gashobora kuboneka n'uyu munsi turi kuvugana. Yesu Kristo aracyadutegereje, kandi urupfu rwe rwatubereye igitambo. Iyo wemeye Yesu ukihana ibyaha, uhabwa amahoro n'ubugingo buhoraho. Tubibona mu Baroma ibice 10 umurongo wa 13, aho agira ati, umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Ntabwo tuzaganira ijambo rye, akenshi tuzavuga ibintu, tuzavuga amagambo, ariko tuzajya tugenda tuyashyigikiza icyanditswe, ijambo ry'Imana. Ntabwo nshaka ko tuzajya tuvuga amagambo gusa, dushingiye twubakiye ku ijambo ry'Imana. Tuzajya tuvuga ibintu ariko tubishyigikize ijambo ry'Imana. Ndabahamagarira uyu munsi rero ngo mwemere Yesu Kristo nk'umwami iwanyu, kandi mufate icyemezo cyo kumukurikira. Utaramukurikira mukurikire. Agakiza ni ubuntu. Tugushimiye ko hari ibyo twize muri iki kiganiro. Twize byinshi, twize ibyaha ni iki, twize agakiza ni iki, twize igisubizo cy'Imana kuri iki kibazo cy'ibyaha, twize uburyo umuntu ashobora gukizwa kubwo kwizera Yesu Kristo, twize n'inyungu zo kwizera cyangwa se zo gukizwa,
twabonye n'ubuhamya bw'impinduka z'agakiza Pawulo watotezaga ubwoko bw'Imana, ukuntu yakiriye Yesu Kristo maze akaza kuvamo umukozi w'Imana. Twongera kubona na John Newton, yari umucuruzi w'abacakara rwose, umucuruzi, ariko ukuntu yaje gukizwa nawe yakira impano y'agakiza Yesu Kristo kugeza ubwo ahimbye indirimbo yitwa Amazing Grace. Yari umunyabyaha, ibutsa abantu uburyo agakiza ka Yesu ari impano itangaje. Ikiganiro cyacu rero ntabwo kiba kirekire cyane kuko n'ubundi nakagaruka, ahubwo tuba tugira ngo bike twiga dusobanukirwe maze dukore iby'Imana ishaka. Kubakiriye agakiza rero mugakomereho, haleluya, mugakomereho. Abatarakakira namwe mukakire, haleluya, mwakire Yesu nk'umwami n'umukiza, kubera ko muri iyi si ntabwo dushobora kuyibamo dufite umunezero, dufite ibyishimo mu mutima tudafite Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Reka dusenge Imana kugira ngo abarikore umurimo. Uwiteka Mana yacu, turagushimye cyane, turakunezerewe cyane, uri Imana y'amahoro. Tugushimiye ko warebye umuntu ukabona kwiyagakiza, utanga agakiza, utanga Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, yemera gupfa maze arazuka, tubona agakiza, tubona gukira. Izina ryawe nirishimwe. Natwe abagufite tugukomereho, abatarakumenya nabo bagushake, bamenye ko gutunga Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo ari urumuri rubamurikira, haleluya, rimurikira uri mu mwijima. Hano turi mu isi hari ibyaha byinshi, udafite Yesu aba ameze nk'uri mu mwijima. Udufashe rero twambike imbaraga, udukomeze, urinde intambwe zacu, bane natwe umunsi ku munsi. Kandi uko ijambo rya rivuga ko turi abanyabyaha koko, ariko iyo tugufite, niyo dukoze icyaha tumenya ko tugikoze, tugasaba imbabazi, tukongera kuza mu kidendezi cy'amaraso wavuye Yesu. Imibyimba yawe, inkovu zawe, imibabaro yawe ukayidukirisha. Turagushimira rero ko uri Imana idahinduka, uri Imana y'amahoro. Umeze kudushyigikira, umeze kubana natwe, umeze kongera umubare w'abantu bose bakira agakiza, kugira ngo twese tuzatahe mu bwami bwawe bwera tudafite ikizinga. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.